abantu bamwe bitiranya umwuka wera n'ibimenyetso by'umwuka wera. Hari abamwita umuriro, hari abamwita amavuta, hari abamwita imbaraga nk'amashanyarazi. Hari ahantu hamwe na hamwe abantu hari gihe bagira gutya bakagira ngo umwuka wera ashobora kuba ari nk'amashanyarazi, abantu bamwe bakabitekereza gutyo. Hari n'igihe bagira gutya ku buryo n'intebe ivunika. Nabibonye ahantu bamwe bavuna intebe. Ntabwo Imana yakohereza umwuka wera kugira ngo tuvune intebe, byaba biciriritse. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rwandikiwe Timoteyo umurongo wa 1 kugeza kwa 7 aratubwira ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Iyo usabye Imana umwuka wera iramuguha. Nuko abantu tubigora nango gutya na gutya gutya na gutya tugashyiramo ibintu byinshi, ariko iyo usabye umwuka wera Imana iramuguha. Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba. Umwuka yaduhaye ni umwuka utumara ubwoba tugahamya. N'imbere y'abakomeye, n'imbere y'abantu boroheje. Uyu munsi abantu bayeho benshi bafite ubwoba, baratinya ibintu byinshi, baratinya kurwara, bakiruka bakarya ibihaza n'amateke. Ntago mvuze ngo ntimubirye n'ibindi bintu byinshi kubera ubwoba bwo gupfa. Iyo twuzuye umwuka wera aduha ubushobozi bwo guhamya ukuri no kuvuga ukuri. Mana mu izina rya Kristo Yesu turagushimiye ko watugeneye umwanya mwiza wo kumva icyo dutegeka. Ugiye guhura natwe mu ijambo ryawe. Genderera buri mutima wose uri aha ngaha, kandi buri wose umwuka wera awukoreho. Buri wese yumva ijwi ry'umwuka wera riganira n'umutima we, kandi icyo umutegeka gikore. Bana n'umwigisha, umushyigikire, umuhe imbaraga nyinshi cyane. Umwuka wera akorane nawe kugira ngo agere ku mutima w'Imana, abonaho ibyo iri teraniro, kandi uduhe umugisha twese. Utanga ituze muri iri teraniro, imbaraga z'umwijima uziheze, Satani urangaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mana, ibihimbano byose bya Satani yakwinjiza muri iri teraniro turabiheje. Ubutware bw'umwijima turabukingiranye kuri iri teraniro. Turasenze ngo umuyoboro wacu dutunganire. Ijuru rituganirize, ridusure, rihumurize abafite guhangayika, ryomora abafite imitima ikomeretse. Mu izina rya Kristo Yesu, umwuka wera abatiza abantu muri iri teraniro, ukora ibintu bikomeye kandi biremereye nk'uko wabigambiriye. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Tugiye gusoma igice cya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma igice cya mbere nyine, duhere ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo wa 8. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo waho wa 8. Niba twahabonye dusome mu izina rya Yesu. Teofilo we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibya Yesu, ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami,
iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Kadusome mu rwandiko rwa Luka igice cya 11, duhere ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Luka igice cya 11, duhere ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13. Dusome. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa ifi akamuha inzoka, cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so mu ijuru ntarushaho rwose guha Umwuka wera abamusabye? Twakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze. Nshimiye Imana inshoboje kandi ikaba ingiriye ubuntu bwo guhagarara imbere yanyu. Izina ryayo nirishimwe. Ndashimira Imana ko namwe yabanye namwe ikabafasha mukaba mwashoboye guterana. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Nongeye kwishimira ko mukomeje kumpa ikaze ndetse no kunyishimira. Rwose ndabashimiye. Iminsi yose tumaranye mwakomeje kunyakira neza. Rero nabyo ndabibashimiye kandi nsabye Imana yo mu ijuru ngo ibahe umugisha. Ku bashyitsi rero batanzi, nitwa Justin Gatanazi, ndi umupasitori muri itorero ADPER, nyobora Paruwasi ya Remera ifite icyicaro hano imbere ya Stade Amahoro, hariya neza imbere ya BK Arena. Naho ngaho nyine nkorera mu buzima bwa buri munsi. Mfite umudamu n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ncumbitse ikibagabaga. Nshimiye Imana rero ko yampaye ubu buryo bwo kubana namwe, ariko ntaje mu buryo bwa ADPER, ahubwo naje mu rwego rw'ishuri PIAS. Ndizera ko Imana izanshoboza nkazagaruka kubasura mu buryo bw'ubucuti twagiranye mpujwe namwe na PIAS. Rero Imana ikomeze guha n'umugisha kaminuza ya PIAS, kubera ko yabigizemo uruhare rukomeye kuduhuza. Uyu munsi wa none rero nifuje kubaganiriza ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo Umwuka wera aduha ubushobozi bwo guhamya Yesu. Umwuka wera aduha ubushobozi cyangwa se adushoboza guhamya Yesu. Guhamya Yesu, Yesu yabigize itegeko. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwe nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 16 kugeza kwa 20, Yesu amaze kuzuka arimo yereka abigishwa be, yarababwiye ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Arababwira ngo nimugende mu mahanga yose muhindura abantu abigishwa banjye, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Arababwira ngo nzaba ndi hamwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iri jambo ry'Imana dusoma ahangaha, Yesu yakoresheje uburyo bw'integeko. Bigaragaraga ko kumuhamya ni itegeko, guhamya Yesu ni itegeko, kutabikora no kumusuzugura cyangwa se mu yandi magambo ni icyaha. Ikindi nanone navuga ahangaha impamvu Yesu yabihinduye itegeko, icyambere twacyumvise mu itegeko ry'Imana twasomye, yuko umuntu wese ugira isoni, umuntu wese ugira ubwoba, umuntu wese utinya guhamya Yesu bitewe n'impamvu iyariyo yose, Yesu nawe ntabwo azamuhamya imbere ya Data n'abamarayika. Ariko umuntu wese utinyuka agahamya Yesu,
Yesu nawe azamutangira ubuhamya, azamuhamya, azamuvuga neza imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Iryo rero ni ijambo ryiza kandi iyo ngiyo ni inkuru nziza. Ikindi nuko guhamya Yesu bituma abantu bamumenya, kandi kumenya Yesu bituma abantu bahabwa ubugingo buhoraho. Iyo usomye mu kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemo mu gice cya 3 umurongo wa 16, Yesu yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Aha hagaragaza ko nta vangura ririmo. Umwizera wese nta vangura ririmo, yaba ari umushinwa, yaba ari umwarabu, yaba ari umuyuda, yaba ari umuzungu wo muri Amerika, yaba ari umuzungu w'i Burayi, yaba ari umunyafurika, yaba ari umukene, yaba ari umuntu ukize, yaba ari umuntu wize n'umuntu utarize, umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Imana yacu nishimwe cyane. Rero impamvu twebwe abamenye Yesu tukababarirwa ibyaha, tugahabwa ubugingo buhoraho, tukagira ya mahoro atemba nk'uruzi Imana yaduhaye, tukaba abana b'Imana, Imana ikatubera papa, nk'uko muri Yohana handitse 12 ngo abantu bose bamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abantu bakiriye ibyo byiza byo kuba abana b'Imana, ijambo ry'Imana ridutegeka tugomba kubihamya tukabibwira abandi. Iyo rero utabikoze bituma Yesu umupfukirana, bigatuma abantu batamumenya, bigatuma abantu badahabwa ubugingo buhoraho, bigatuma abantu batababarirwa ibyaha, bigatuma abantu bazarimbuka. Mu mategeko y'u Rwanda ahana harimo itegeko rimwe rihana abantu badafasha abantu bari mu kaga. Mu Gifaransa mu ndimi z'amahanga bakunda kuryita ngo non assistance des personnes en danger. Kudatabara umuntu uri mu kaga bihanwa n'amategeko. Abantu no bataramenya Yesu, abantu batari bamwakira nk'umwami n'umukiza, bari mu kaga ko kurimbuka. Kutabatabara ngo tubabwire Yesu bimeze nko kubona umuntu yarohamye mu kiyaga cyangwa se muri pisine kandi uzi koga warangiza ntumurohore. Nimugerageze mwumve twebwe abantu bakijijwe, iyo tudahamije Yesu ngo tumubwire badakijijwe, mwumve ukuntu tuba turi gukora nabi. Ni byiza rero ko aho dutuye, aho tugenda, aho dukorera, ni byiza ko tubwira abantu amakuru ya Yesu. Hamwe n'ibyo ndifuza kwibanda cyane ku bintu bigera muri bitatu. Icya mbere ndifuza kuvuga ibintu bikeya cyane ariko bishoboka ku gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hanyuma icya kabiri ndifuza kuvuga ibintu bike cyane ku kuvuga ngo umwuka wera ninde, ndibuze kuvuga byibura ikintu kimwe. Hanyuma icya gatatu ndibuze gukomeza kuvuga ko umwuka wera adushoboza kuba abahamya ba Yesu. Icya mbere rero inshamake ntoya cyane ku gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ukuntu gitangira, ugasoma n'ukuntu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ukuntu butangira, wasanga wanditse ibi bitabo ari umwe. Abasesenguzi mu bintu bya Bibiliya bavuga yuko ari Luka, abenshi bavuga yuko ari Luka. Hanyuma kandi nanone ikintu ubona ko uyu mwanditsi yandikiye umuntu umwe witwa Theophile, kandi bikagaragara ko kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gisa nkaho gikomeza buriya butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Nuko nguko ubibona. Ikindi kintu ubona ko uyu mwanditsi yashatse guhuza ubuzima bwa Yesu n'ubuzima bw'itorero. Nicyo kintu ubona, ubuzima bwa Yesu yabuhuje n'itorero. Akagaragaza mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyane akerekana ukuntu itorero ryavutse rifashijwe n'imbaraga z'umwuka wera. Akerekana ukuntu itorero ryakomeje gukura rinyuze mu ngorane zitandukanye harimo n'akarengane, ariko rifashijwe n'imbaraga z'umwuka wera. Bene data, uyu munsi wa none hari ubutumwa abantu bamwe bari kuvuga yuko umuntu wakiriye Yesu adashobora guhura n'ingorane, ariko ndabatangariza ko kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ntabwo bikurinda guhura n'ingorane. Birashoboka yuko byakurinda guhura n'ingorane, ariko ntabwo ari icyizere 100%, ariko hari icyizere Imana iduha ngo nimunyura mu muriro ntabwo muzashya. Mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya, nimunyura mu muriro ntabwo izabatembana kuko nzaba ndi kumwe namwe, kubera ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Cyo twizeye rero nuko Imana ibana natwe ikadushoboza. Ndagira ngo rero mbabwire ngo umwuka wera nindi. Umwuka wera nindi. Hari abantu bamwe bitiranya umwuka wera n'ibimenyetso by'umwuka wera. Hari abamwita umuriro, hari abamwita amavuta, hari abamwita imbaraga nk'amashanyarazi. Hari ahantu hamwe na hamwe
abantu hari igihe bagira gutya bakagira ngo umwuka wera ashobora kuba ari nk'amashanyarazi, abantu bamwe bakabitekereza gutyo. Hari n'igihe bagira gutya ku buryo n'intebe ivunika, naribonye ahantu bamwe bavuna intebe. Ntabwo Imana yakohereza umwuka wera kugira ngo tuvune intebe, byaba biciriritse. Kuvuna intebe ntabwo ari ibintu byiza, kuko ubushize n'itorero muri gahunda yo kongera kuyisana. Ntabwo rero umwuka wera Imana yakohereza umwuka wera kugira ngo uvune intebe, ntabwo ari byo ngibyo, ntabwo yabikora gutyo. Nta nubwo Imana yakohereza umwuka wera ngo tugire gutya birangirira aho ngaho, ariko hatabonetse impinduka mu buzima bwacu zihesha izina ry'Imana icyubahiro. Nkuko rero nabivuze, itorero rya mbere ryabyawe ryavutse mu mbaraga z'umwuka wera mu kinyejana cya mbere nyuma y'ivuka rya Yesu, rikura mu mbaraga z'umwuka wera, ararishoboza, rirahamya kandi rihesha izina ry'Imana icyubahiro, ari naho natwe uyu munsi wa none dukomoka. Ndagira ngo rero mvuge icya gatatu, yuko umwuka, icya kabiri, yuko umwuka wera arinde, nicyo narindiho. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Matayo mu gice cya 28, aho Yesu avuga ngo mugende muhindura abantu muzabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, usanga umwuka wera atari amashanyarazi. Ntabwo umwuka wera ari amavuta, ntabwo umwuka wera ari imbaraga zisanzwe, ahubwo umwuka wera ni Imana. Numwe mu bagize ubutatu bwera, numwe na Yesu, numwe na Data wa twese, basangiye kamere y'ubumana. Rero umwuka wera ntabwo ari imbaraga, si amashanyarazi, si amazi, si umuyaga nk'uko bamwe babivuga, ahubwo umwuka wera ni Imana. Hanyuma ndagira ngo mvuge ko uwo mwuka wera ari nawe Mana aduha ubushobozi bwo guhamya Yesu. Twabibonye ko guhamya Yesu ni itegeko. Iyo tutamuhamije tuba tumusuzuguye. Twabonye ndetse icya kabiri, yuko umuntu udahamya Yesu nawe atazamuhamya imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abamarayika. Kandi guhamya Yesu bizanira abamumenye, abamwakiriye, bibazanira ubugingo buhoraho, bibazanira kwabarirwa, bibazanira kumenya Imana. Aha rero ndagira ngo mvuge ngo abantu bamwe bajya bananirwa guhamya Yesu, bajya bibananira, bakagira isoni, bagatinya guhamya Yesu. Umwe muri abo ngabo navuga ni uwitwa Petero. Mu gice cya 26 umurongo wa 69 kugeza ku murongo wa 75, Petero yatinye guhamya Yesu, kandi atinye guhamya Yesu imbere y'umuja. Arabitinya, aranahakana, aravuga ngo ntabwo azi Yesu, ngo ararahira arirenga ati ngewe Yesu ntabwo muzi. Kandi yari yasezeranije Yesu ko bazabana bakajyana, akamuhamya ndetse no mu rupfu. Ariko ageze aho guhamya Yesu biranga, guhamya Yesu biranga. Ntabwo dukwiriye kuba abantu bameze nk'uyu Petero, badashobora guhamya ukuri. Yesu niwe kuri. Abantu bivuguruza, kubera ko abantu bivuguruza mu buzima bwa buri munsi. Nahoze mvuga ko hari umuntu nagurije amafaranga, hari umuntu nagurije amafaranga ashaka kuyanyambura, arambwira ngo wayampereye hehe. Nawe hano yabaye nka Petero, arambwira ngo wayampereye. Hano yabaye nka Petero, ariko yanyigishije ubwenge. Yongeye kuguriza umuntu amafaranga, mwandikira sheke kugira ngo byibura banki munyandikire, bati wayampereye. Ntabwo dukwiriye kuba abakristo bameze gutyo. Iyo umeze gutyo, ari Imana ntikugirira icyizere, n'abantu ntabwo bakugirira icyizere. Abantu se bakugirira gute icyizere umeze gutyo? Umuntu niba yaguha amafaranga, warangiza ukamubwira ngo wayampereye he, kubera ko urabizi ko nta message, urabizi ko nta masezerano, muraririmbana, murasengana, yenda ashobora kuba n'umuntu mugenzi wawe cyangwa se mwana muryango, bati wayampereye. Ngewe rero byambayeho, umuntu arambwira ngo wayampereye hehe. Ntabwo dukwiriye ko abakristo bameze gutyo. Iyo twuzuye umwuka wera, aduha ubushobozi bwo guhamya ukuri no kuvuga ukuri. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Petero yihakana Yesu ati ntabwo muzi, kandi yari amuzi. Ese mu buzima bwacu bwa buri munsi twitwara gute? Tuya duhamya ukuri aho turi, mu kazi tubamo duhamya ukuri, aho dutuye duhamya ukuri, aho tugenda duhamya ukuri, mu itorero turimo duhamya ukuri. Dukwiriye kuba abantu bahamya ukuri, ariko biragora guhamya ukuri iyo udafite imbaraga z'umwuka wera, biragora. Umwuka wera adufashe guhamya ukuri mu izina rya Yesu. Petero amaze kuzura umwuka wera, mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa, wa wundi watinye guhamya imbere y'umuja yarasohotse atangira guhamya ukuri. Aravuga ngo wa wundi Yesu mwishe mukamubamba, nuko zibingi bimureba.
birashoboka yuko umusaraba Yesu yabambweho wari ukiriho amaraso, hari hashize iminsi 50 gusa, iminsi 50 nta n'amezi abiri arimo. Birashoboka yuko igorogota hari hakiri amaraso ya Yesu, ibimenyetso bigihari, ariko arahaguruka i Yerusalemu habaye umunsi mukuru, hari abantu benshi, abakomeye n'aboroheje, arahagarara mu giterane arahamya, wa wundi mwishe mukamubamba yazamutse mu ijuru, none dore asutse umwuka wera, nuko zibingibi mureba. Iyo wuzuye umwuka wera akumara ubwoba, ugahamya ushize amanga, bigatuma abantu bamenya Yesu. Ndimo nibwira ko Petero uko yahamije hano abantu 3,000 ngo bakira Yesu, ndimo nibwira ko iyo ahamya Yesu imbere ya wamuja, agahamya gusa avuga ibintu Yesu yakoze mu buzima bwe, nkuko muri yavuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi icyo yagukoreye. Iyo ahamya gusa ibintu Yesu yamukoreye, akavuga ati wamujawe, nubwo Yesu mumugize gutya, naramubonye ku nyanja, nari nabuze amafi arangije aramfasha ndoba amafi menshi cyane, nari nahangayitse arantabara mbona igitangaza hariya ku nyanja. Niyo avuga bira Yesu yamukoreye, uriya muja yashoboraga kwizera Yesu, ariko yahishe Yesu, bituma uriya muja atamenya Yesu, ndetse nabo bicaranye nabo. Ariko hano abikoze abishobojwe n'umwuka wera, abantu 3,000 bahise bakira Yesu. Uzaba umuntu utanga umusaruro nuhamya Yesu. Umwuka wera azajya gushoboza guhamya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rwandikiwe Timoteyo, umurongo wa 1 kugeza kwa 7 aratubwira ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba, umwuka yaduhaye ni umwuka utumara ubwoba tugahamya n'imbere y'abakomeye, n'imbere y'abantu boroheje. Uyu munsi abantu bayeho benshi bafite ubwoba, baratinya ibintu byinshi, baratinya kurwara, bakiruka bakarya ibihaza n'amateke, ntago mvuze ngo ntimubirye n'ibindi bintu byinshi kubera ubwoba bwo gupfa. Ariko umwuka wera atumara ubwoba tugatinyuka, tugahamya Kristo, tugahamya imbaraga z'Imana, tugahamya agakiza, abantu bakuzura umwuka wera, kandi abantu bakakira Kristo, Imana ikababarira ibyaha byabo. Nerekeza ku musozo kugira ngo dusenge Imana. Twasomye muri Luka 11:13 ahantu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimusabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Ngo nta mubyeyi umwana asaba se ifi ngo amuhe inzoka. Hari igihugu kimwe nagezemo hariya mu Bushinwa, aramotera amwe nagezeho nsanga hari ahantu hari base nini iri mu inzoka. Yendira ijambo aho ngaho sinaribwiriza, ntabwo naribwiriza kubera ko uribwirije bavuga ati ahubwo kuko uragenda ugatoranya bati mumpereze inzoka, bakagushakira inzoka wahisemo akaba ariyo bagutekera. Yamusabye nta musaba igi ngo amuhe scorpion, nta wamusaba umugati umutsima ngo amuhereze ibuye. Yesu yaravuze ngo turi babi ariko tuzi guha abana bacu ibyo badusabye. Ngo mbese ngo Imana data wa twese wo mu ijuru ntabwo izarushaho guha umwuka wera abamuyisabye? Bijya bibaho ko abantu bagora ibintu by'umwuka wera bakabikomplika, ngo ntago ari umuntu wese upfa kumubona, ngo umubona ngo ugira gute, bakabigora. Ariko iyo usabye umwuka wera, niba hari ikintu Imana ishaka gutanga, Imana irifuza gutanga umwuka wera. Iyo usabye Imana umwuka wera iramuguha, nuko abantu tubigora nango gutya na gutya gutya na gutya tugashyiramo ibintu byinshi. Ariko iyo usabye umwuka wera, Imana iramuguha. Imana iguha umwuka wera ushobore guhamya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari abantu bifuza ko twafatanya gusenga Imana kugira ngo Imana iduhe uyu mwuka wera adushoboze guhamya aho turi hose, tuvuga Imana, tuvuga agakiza kayo. Niba hari abo bitagoye twasenga duhagaze, Imana ibaho umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubera ko turi imirimo y'amaboko yawe, kandi uri Imana yaturemye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo iyo wateguye uhereye kera kose. Muri kamere yacu biragoye kugira ngo tuzashobore kuguhamya, ariko umwuka wera ajya dushoboza ubwoba bukagenda, gutinya bikagenda, tugashobora kuguhamya. Mana izina ryawe nirishimwe. Twese uduhe umwuka wera, kandi umwuka wera turagusabye kugira ngo uduhe ubushobozi buhamya agakiza, buhamya ibyiza twakiriye muri Kristo Yesu, buhamya imbabazi twakiriye muri Kristo Yesu, buhamya Kristo aho turi hose naho dutuye, kugira ngo Mana abantu barusheho kukumenya. Komeza uganze utegeke muri twe mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Murakoze cyane. Amen.